guys, welcome back to my YouTube channel. Nizere ko mumeze neza. Nizere ko mumeze neza. It's your girl Chris Hoza ndagarutse kugira ngo tubane muri reaction video iyi ndirimbo muri kunsamuri benshi mwanteye amatsiko mbega ntabwo ntayirebye. Niyemeje uyu munsi nyirebye. Nkuko muri kubona muri title y'iyi video tugiye gusanya indirimbo nshyashya ya Big Fizzo yitwa Humo Ndani. Iki ni Kirundi ariko Humo Ndani cyangwa ni Giswahili. Oh god, featuring Jabz. N'ubwa mbere uyu muntu yitwa Jabz tugiye kumusangira hano indirimbo sindayireba sindayumva mbega n'ubwa mbere. Reka turebe ibintu baduteguriye. Nimba uri mushyashya kuri channel ukaba utarakanda subscribe, please do hano dusangira indirimbo zitandukanye z'abantu mu karere kacu tukabera ku rukundo byose tugwana indirimbo bamwe mwasabye kurusha izindi muri DMs mu ma comments gutyo kuko umwanya ni muto kandi ibyifuzo ni byinshi. So mumaze kumenyera, the game is the game. Uko bikorwa, I know my Burundian community mumaze kumenyera. Imyaka imaze kuba myinshi dukorana, so it is what it is. Wibuke kandi umurikire ku zindi mbuga nkoranyambaga @ChrisHoza, aho musangiza izindi content zitandukanye ngufi kandi zinatandukanye na reaction videos. Hano naho musangiza podcast yitwa Tubiture Hasi Podcast, TBTRHS podcast, aho tuganira ku ngingo zitandukanye njyewe n'umukunzi wanjye. By the way, episode 3 yamaze kubageraho, so mugende muyirebe. Hagati aho mudusigira naga feedback, mutugira naga comment n'ibyifuzo mwifuza mu zindi episode, izindi ngingo mwifuza ko tuganira. Are you guys ready? Humo Ndani, let's go. It's Jabz. Circle baby. Boy, oh boy, why you do me like that? You play me like a toy. Wanna give you. Girl, tell him. Uwo muntu uri kugukinisha nkaho uri igikinisho ninde. Why do you do me like that? Why are you playing with me like if I was a toy? Jabz, come through. N'ubwa mbere ikaze kuri YouTube channel. Uyu ni umushyitsi, so tumwakire you guys. Wanna give you all I got. I've been trying my hardest to bend down, but now I'm beginning to break down. Your antics are leaving me broke. Girl, she is killing me with her lyrics. I've been trying to bend down. I don't know for the longest. Ariko now I'm starting to break down. Hano uri kungora pe. Nagerageje kugendana nawe, nagerageje kwiyoroshya ariko hano uri kumvuna. Now I'm becoming so warm. You're keeping me indoors and locked and I feel like I'm about to show. You know I like it, but it's a Okay. Hano afite control ku ijwi. Hano ni umuririmbyi ufite ijwi, ufite technique, uri gushaka kubitwereka. Are you guys getting it? Okay. Jabz, come through. I like it, but it's a body. Murabizi, nari nkumbuye indirimbo y'igitsina gore and everything. This is so good. Okay, mumbwire kuko sindi kumva Humo Ndani ukuntu iri kuzamo. Musobanure kugeza njye nanjye kugendana na Jabz, ariko Humo Ndani se ni mwindani. What is the concept? What is the storyline? Iyi reference ndi kuyumva. Ari hehe. Humo Ndani. Beautiful video, beautiful amashusho arasa neza. Shout out to the dancers. Hano hari ababyinnyi bari kutubyinira. Very entertaining. Nakubwiye ngo first of all ndi kudiscovering umuhanzikazi mushyashya kuri njye n'ubwa mbere. Ari kumwe n'umuhanzi umwe mu bahanzi you guys East Africa twibitseho, umwe mu bahanzi bana Big Fizzo. So this is a beautiful featuring, this is a beautiful collaboration, like oh my god. Nakamata uskani, nakupeleka machungani, nikupe mbuzi Kagoma, kupanda kitandani, iyo badio très chaud, mina lingio très
level. Big Fizzo buri gihe nshiduka nisubiyemo ibyo navuze ubushize nsubiyemo ibyo navuze ubushize buri gihe ntabwo listen Big Fizzo ntajya arambirwa umuziki n'umuziki ntujya umurambirwa n'abafana ntibajya bamurambirwa umuziki n'uwiwe tumuharire listen tumureka akora ibintu urabona ni ibintu bye Kelele katunakemea pepo mpaka majirani wakatununie kesho. Nilambishe chumvi nini sahau sukari. The swag kuchangwe everything he is on point as always. He is you guys tell me ngo aging like wine abantu basaza nka vinyo nka vin do Mazima nizamie Humo Ndani Popote na kotaka we baba uweke Mina chizika Mbwira nimba Jabz ari umuhanzi wo muri diaspora kuko aba babyinnyi b'abanyamahanga ndi kubyibazaho Idisha makeke Humo Ndani Humo Ndani Humo Ndani Humo Ndani Humo Ndani Humo Ndani Humo Ndani. Ese mumbwire byinshi kuri uyu muhanzikazi kugira ngo menye ibindi bihangano bye menye aho akorera umuziki and all that good stuff, you know, hasi in the comments ntegereje ko mumfasha kumva ibi biswahili bavuze ko murabizi your girl zero. And of course more information kuri Jabz. Nagonga hodi Nagonga hodi Ukigonga hodi Ukigonga hodi Indirimbo nyibukije ukuntu nari maze iminsi nongeye ndi kumva umudodo ya Big Fizzo, so since impamvu I'm enjoying it, since impamvu ndi kubyibuka ariko ndumva nanone ari almost the same rhythm, almost the same beat, you know. Indirimbo nayo yakunzwe cyane, umudodo murayibuka ariko uyu muhanzi asohora indirimbo mana yanjye nabo ngabo mbona yaragabanyije Big Fizzo. Hari igihe asohora indirimbo like almost every month, hari igihe mvuga ni ese like no iyo afite igitaramo I'm sure abakeneye kujya kurepeta kuko abakeneye kumenya izi ndaziririmba izi sindiririmba reka nibuka amagambo reka nibuka lyrics kuko the thing is uko utinda mu muziki uko ugenda umuhanzi umukozi ukorera indirimbo nyinshi zitandukanye your brain I can't even imagine. En tout cas bravo ku bahanzi, respect. Wow, what a crazy collab. Okay, yashaje. Yabaye muzehe Fizzo. Yashaje. Anyways, ariko still ashaje neza. Oh my god, what a link ya official video mbese igana hasi mugende muyirebe mubere ku rukundo n'indirimbo nshyashya nta n'iminsi imaze iminsi 10 uyu munsi nyireba urumva naratinzeho gato ariko mungaye gutinda ntimungaye guheba murakoze cyane mugende muyere ku rukundo kandi nanjye uko nyere ku rukundo yaba hano kuri YouTube shorts podcast cyangwa se no kuzindi mbuga nkoranyambaga zitandukanye. Oh my god, crazy. And of course musige comment y'indi ndirimbo mushaka kubona hano hasi kuko mperutse gusangira Sabi, The Band, Bruce Melody. East Africa irashyushye iri gutogota. Murakoze cyane, turi kumwe ndabakunda cyane. Bye.